untuzwi uburyo uzi uvuga abandi bantu ukama wihanukira ukavariya ubu nyine uraba wanze uraba wanze undebe mu gikari undebe mu gikari nimba ukanda akanyenyeri kugira ngo utabisakaza hanze cyokose umuntu wakantumiye nanakishuriye ngeze nza mbeshe namubwiye ati yewe kampezi arankomba kankishurire naje nakishuriye none nabona uyu muntu se wakambaye ubwo ndikamaze gukwira muri mawuli matatu yabigize gucuruzi kura kamusaba akagusaba ifaranga wakamusaba akabido akaguha amafaranga none nawe mwene data nkandira akanyenyeri n'ubwira ngo maye ugasanga nejo kafite nyine n'uwakambaye ndahitamo kwereka ugenda urebe uburyo ukanda akanyenyeri akagukuriraho iyo video itarakwirakwiza kuko byabigiseko kuri wewe byabigiseko uburyo nkuzimo Yesu mwami Imana yanje byabigiseko noneho sinzi ngo wazasubira ukaza kuri kamera kuvuga iki kindi kaba umutsi w'inani w'isoni baba barawuhanze nk'abandi nyanumva ngo babihambye nimba ari mu kagogo nawe sinzi waba warapfuye iyi video ije gutya ikaba igaragara muri maso y'abantu Imana yo mu ijuru dusenga cano yawe wayifunga kuko nta kindi kiganiro wazasubira kuza kubwira abantu sinzi ubusa bazasubira kuza ntangaha bw'amakuru iso yaje yambaye ubusa muri maso y'abantu en plus pasteur ebande ko nangara none tuba tutararenga kangahe narakubujije ndakubuza ndakugenderera nkugira inama tukoze uvuga wihanukiriye wambaye umubiri nawe byo kubaho cyangwa bikabaho mama wawe cyangwa bikabaho papa wawe cyangwa kazine cyangwa anko wawe uzuvuga ugire limite ariko wararangaye rimwe gusa urashanyuka rimwe gusa ukavuga n'importe quoi ukavuga uko wumva wishakiye none nyine bigiye kuza byama bitomba kuri nde kuri so urabijyana Nzi tutoroka abantu tugenda tubaha kakwira ko karanyumviye tuba dufashe moto twiruka ntibamenye naho duci ntabwo aterekana itaba umuntu mbandagiye Queen nawe asohoka avuga aterekana itaba yarine ndaje bo bagira ngo hanze turacyari kuzerera muri polisi aho mu kibuga kera twatashye none twigira inama turavuga ngo abantu ntitwongere kwitaba nimero nimwe tutazi ko yakunda bizi babongera baduhamagara Queen ati sawa twapfuye kuva kuri moto ingorero cy'Imana yamamagara ati ubu polisi imodoka ya polisi iraje bagereho none ibintu mwakoze ntago bibaho abapolisi barakaye mwenge mugenda gute mutarangijwe dosiye zanyu kandi babahamagaye ati twege ntabwo banze ko tuva hano mutaragaruka ubu none agumbye no guhumura mugaruke no mamagara Queen kugira ngo ajye afate telefone ni ikibazo Queen atinda kumfata cyangwa narambwe ati wowe ngwino turakomeza tumuhamagare ko wowe wahageze ubwenge buke rero naho bwamfatiye no kujya mfungwe Queen ntafungwe naho byahereye ubwo mashoye urutwe n'ibicece ndagiye n'imbere ya polisi akimbona n'umujinya mwinshi yari afite isesemi ntiyashaka ngo barambwe ati se harya wowe afata ibipapuro by'ibipapuro yafotoye d'ama-screenshot ati harya wowe screenshot na status yawe ni iyi ndabwata muri izo zose ufite nta status yangirimo ati ni yandi yarafite yandi ya Queen ntiri yangira mugenzi wanjye wandi dukorana ati none ari he ndamuhamagaye nawe araje ata mu gihe akirimo araza ngwino nkwereke abanjyanye ahantu hameze nko kuri reception ati witwa nde itwarine mukundwa kuramo yo Jeanette yanjye bayikuyemo bankuramo n'impeta n'iki kindi n'agakomo nari nambaye hano ati ushaka ubiha na telefone cyangwa se ubizana tubikubikira njyewe ahora ari ubwo kwina baserutse ndavuga ati dore nguri wo dukora nta mumuzane nawe n'uriye
uwo mugore w'umupolisi aravuga ati reka uyu nguyu urekana nawe nasohoka agende hakenewe wowe. Guantanamo yaranyandikiwe pe, niho namenye ko uyu munsi rwose Guantanamo ushaka kuba ariyo maherezo yanjye. Nuko nkiri muri urwo rwenya Queen baba baramusohoye ati wowe sohoka. Queen nawe arizunguza abarasohotse nabo twatandukanye na Queen nahise mpasha chairman itera amatelefone yanjye n'ayo mashenete n'impeta, nibwo wa mupolisi yahitaga ashorera aranjyana. None ikintu cyantunguye yafunguye umuryango gutya ndinjira atongera arafunga, simenye aho nerekeza, nsanga urukorodori rwijimye nkajya mbona udusahani tw'umukara n'agakombe ndimo ndakanaguzwa gutya, numva furara arampamagaye ngo ari mba ndinjiye. Ariko ngiye mu by'ukuri wenda nubwo bamfunze numvaga mfite amatsiko yo kumenya ibi uko muri gereza hamera, uko barya, uko baryama, uko umuntu afungwa muri make. Ni ubwa mbere umuntu afunze. Nkigerayo mpita nkuramo inkweto, mpita nicara kuri sima, nsanga nyine harimo abagore tutangira kuganira, nsanga harimo umushere rwose inkuru yashyushye, barimo babaza furaha ukuntu YouTube yishyura, ukuntu wakoresha YouTube channel. Ngewe izo mudu sinari nzirimo zo kubasobanurira, mba ndicaye hasi. Arambwira ati se wowe ko usa neza, ko tureba usa neza, urazira iki? Abwira ati rero ntangiye kubasobanurira kesi yanjye n'impuhwe nyinshi, ngewe dore ntacyo nzira uyu nguyu yabibabwira, ati kandi furaha nabibasobanurire, ntago ndega namwiza, ntago ari kundega, iby'abapolisi sinzi icyo bari kumpora. Nuko noneho mpita nakira ko ijoro riba, ngewe umutwe wanjye nari nzi ko abo twasize hanze ba Queen, ba Mwiza, ba Chairman bose batashye, niko ubwonko bwanjye bwambwiraga. Mpita mvuga ati igikurikiyeho ngiye kuryama, ariko nkabona amasaha niyo bampa telefone byibura nkarara kuri live, amasaha aracyari mabisi, hari akiri nka saa moya. Ndangije mpita ndyama ku gasiba, dore nari meze gutya kuri sima, nangiye guhunyiza. Furaha dutangiye twaganiye mabiri matatu na Furaha, ariko bavandimwe nageze muri prison nyine mbonye Furaha ukuntu yicaye n'umwana. This sock brand turned on one new channel and it became the most efficient acquisition tool. The performance is literally the next day. Umwana we yararimo ararira cyane kuva mu gitondo yaratararya. Reba umwana w'uruhinja w'amezi atoze atararya, umva yiriwe muri ako kajagari ataryamye, yarari kurira asa n'urushye, asa n'ushonje. Numva imbabazi ziranyishe, numva ibyaha byose Furaha yabibabarirwa, numva nteye agahinda pe kubera umwana yari afite. Noneho yari afite udushora tubiri, amusasira kamwe, akandi nyine akamworosa, ariko umwana ukabona afite imigwi mibi kabisa, ntashaka kuryama, yararushye. Gereza irakanyagwa, gereza iragatsindwa. Ndavuga ati rero ihangane, reka ngembe nirambitse, nuko ibindi tuzasubira ejo. Ubwo Furaha atangira kumbwira niwe wampahamuye. Abo basigaye dore aba ngaba bangejeje Guantanamo. Furaha atangiye kumpabura, ati rero atangiye kumbwira amakuru, ati rero tuzahava batujyana ahandi, harya hantu nakubwiye niyo bazatujyana nituva hariya Makadara nituhava ngo tujye Rangata, ngo noneho ngo iyindi aba bagore b'Abanyakenya bakatubwira ngo nituva kuburana aho ngaho ngo ahandi bazatujyana, ngo winjiramo wakuyemo imyenda. Mana nyagasani, wambaye ubusa, ni nka ya materinite, ngo ugenda tuni. ese ni gereza cyangwa ni ikindi kintu? Ngo bagushyiramo wambaye ubusa. Aho niho natangiye kugirira ubwoba, ariko nari namaze gutangira kugira udutotsi. Nangiye guhunyiza rero bahita numva barampamagaye.
iminota nka 45 yarishize numva umupolisi aravuze ngo Aline nabyumve muri ginani nayo ntangiye kugira imbeho igikuta nari negamyeho cyari gikonje nuko ngeze Imana mbona mvuye ngeze mu rugo gutya neza ninjiye mu nzu furara arampamagara ngo nawe arasohotse numva ndishimye cyane ngayo nguko It's your choice. Icyo wanze ni intimidation. Icyo wanze. Iyo intimidation nyine niyo ndashaka yo gushira abantu ku mishahara y'ukwezi. Iyo mishahara yose ndayifunga this month. Ariko rero niyo nababwiye tugitangira ibi bintu twabivuzeho turabiganira nubwo munyamura twikorerana na mwiza buri munsi njyewe Aline nafashe umwanya ndabimubwira ibi ndamubwira ati amaherezo y'ibi azaba mabi mwiza anyima amatwi ariko ari kuvuga ngo this time igihe cyacu cyabyo kirageze ikirya gihe iyo baravuga ngo ufata ihene igihebeba ikirya gihe ihene ifatwa ubu guhebeba kuba ari gute ahubwo se reka nkubaze okay ngambwira icyo wakoze kimbwire umbwire kimwe uzikibana mu muhana wakoze ikikare wananze kumubona njyewe ntacyo nakoze niwe wari kugikora mwe ikintu wakoze cyabaye intandaro y'ibi ni ugufata ibigaragara ukabigira nkaho bitagaragara icyo nakoze n'ubu nagikora icyo nakoze narakweretse ngo shindikana izi shindikana like this yari abana n'indi shindikana ngenzi yiwe nayo yashindikanye muri ubu buryo niyo yaba muri uno munsi bakatubwira ngo dusubire inyuma twongere dutange view yacu niyo view natanga tubwira ngo arindi natanga niyo ngiyo natanga ariko ikibazo cyanye ngirana na shindikana kandi maze n'iminsi ngirana nawe nanze kuja kukivugira ku masimba hari ukuntu abantu ari mu kuzana utuntu turi cheap we yavugiye ngo kuri cano ngo kugira ngo amafaranga ngo yinjire oyaye nkavuga reka nze kwa oji nze nivugire gahunda zanjye nzisoze kugira ngo nkomeze n'izindi gahunda ibiganiro bimwe ni kuri oji ibindi ni ku masimba uku ibingibi nahisemo kubivugira ahangaha sinahisemo kubivugira iwanjye ku masimba nzaja kubahereza isesengura rya Aline na Queen bibye ifaranga bamaze kwibifaranga ahubwo nyamwe uzikare we amafaranga menshi kurusha wowe tegera baguhaye dolari 200 baduheza ijana gake baramubwira byose bamwe babi namwe murabo kuroga bakaza batsa umuriro mukazamuka mukamanuka ejo Samu yashatse gukora ikiganiro uyu munsi Samu yigira shindikana sinzi ikibazo cyamubaye ariko ibingibi by'amarido nahangaha ashaka kubivuga nahangaha bishaka so nukuvuga kuri museka giki nukuvuga urumva uyu musazi shindikana kugakana abashiri mu basket kamwe ngo nutagira gutya ngo ndagira gutya ngo nutagira gutya ngo njengire gutya nutagira gatoya ni ngo babahaye 200 ngo abandi babaye 100 niba bamuhaye 200 niza baza wumva wewe mureke gutingira nyaboneka mureke gutingingo ni iyishindikana muze mureke kuzana ibintu bidahuye ngo muzane mureke gutingingo ni umve iyishindikana kurya arahaze agiye kuri kora y'amasaha 3 none aje kuba umusazi hano karanshi naziriye sangati naziririye ni gatoya ibyo by'amafaranga manze mu bireki ubwo niyo wahaze kurusha ibyo by'amafaranga manze mu byihorere ifaranga zo sinebwe nawe ninde bayahaye mbere kwimubanze mureke iby'amafaranga sibyo by'amafaranga tubanze tujye kuri shindikana ibyo by'amafaranga wenda nabyo tuzagera igihe tubigereho noneho
shindikana nari kubaza akantu gatoya nari nguciye mu ijambo gatoya kandi akantu kagiye gusa nako Aline yigeze gukomozaho ishindikana ibaye shindikana kubera ko uyu munsi wa none hari amarido oya iyi shindikana Aline na Queen bahora babizi ko mbizi ko ari shindikana. Bro, how do you stay this on top of things? You're always updated on everything. Honestly, Peach, I dump everything I want to read in there. Nairabizi ko mbizi tegera, nairabizi ko ari shindikana, nairabizi ko mbizi. Muri kezi yatumye ndamwese menya ko ari shindikana. Najyanyemo n'uyu Aline ndananirwa. Amaboko ndayamanika ndavuga ngo ndananiwe. Imbaraga z'umunyantege nkeya hano niho zigera ntizirangiye. Kurumva uyu nguyu Aline arabizi ntacyo atazi ntabwo namenye ko ari shindikana uyu munsi murabizi ko ari shindikana nayo babwiye mu kiganiro uzagenda ucyumva cyo gitegera amatwi neza nabwo uyu muntu ni shindikana ariko iyi shindikana yatanze itike ijya rangata ntabwo rero no tuyijyana yo ngo abana basigare bandagaye nk'ubu uyu munsi mvuye kwa shindikana abana babaye nk'imfubyi bafite nyina ya shindikana iri hariya gusa iri kubwejagura iri mu manjwe kurumva Aline arabizi ko mbizi ko ari shindikana Queen arabizi ko mbizi ko ari shindikana bigeze kugira na case na Queen nijyamo ngewe mwiza mbere niyo nigiziza no muri media mbwira na mwani Queen ntuzi ko akabuga kagakobwa ari kashindikana warekanye n'iyimbwa none ubwo umuntu nuvuga ko nazi barabizi ko muzi umuntu umutwara neza akagushobera nyine ugashobera so na ngewe ninjye wamuhaye go ahead kugira ngo areke gukomeza kwintimida abantu for no reason people we support kimwe mu bintu twari tuzi nubwo nyine tutajya tuza ngo tuvuge ibintu ko nyine bitaba byakageze hano nuko ano marido nkuko nawe wabivuze ashobora kuba yari amaze amezi 4 atanahwihwiswa hari amarido nimugira fye tuzayacuruza tuzayagira gute ukunyumva ndi kukumva ego amarido agaca muri uku gutwa agahinduka muri uku tukavuga ati ni bya hari amarido tuzatumira nkaho duhe tuvuza amapendo hari amarido ukaza nuko twavuze n'ibintu tukajya tubivugira mu guca mu marenga